Imbonera radiyo umurenge wa Nasho Ayishakiye Boniface. Aha turi ni mu murenge wa Kabare, aho twanyarukiye mu kagari ka Kirehe mu mudugudu wa Dutera imbere, aho tuhasanze bamwe mu baturage bitabiriye inteko. Tukigera muri iyi nteko y'aba baturage twahasanze ubwitabire buhagije, aho hari inzego zitandukanye, abayobozi b'imidugudu, abashinzwe ubukangurambaga bw'ubuhinzi, hariho umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ndetse na sosiyale waho, aho baganiriye ku bikorwa bitandukanye, aho baganiriye ku bijyanye na mituweli, aho bashishikarije abaturage gutanga mituweli mu gihe batari bishyura. Muri uku kwezi kwa gatandatu kukazagera nta muturage bafite utarishyura mituweli, ko ufite mituweli atarembera mu rugo. Baganiriye rero ku bijyanye na ejo heza, bashishikariza abaturage ku bijyanye n'ubwiza bw'ejo heza, cyane kuko mu gihe kigeze mu zabukuru, ko buri muturage aba yariteganyirije, aho atagishoboye kugenda ahabwa akabando kamusindagiza. Banareba rero ku bibazo bibaraje ishinga muri uyu mudugudu wabo wa Dutera imbere, aho bavuze ku bijyanye n'amarangi y'amasuku kuri iyi santere yabo, aho bashaka kugira ngo bagire isantere y'ubudasa itandukanye n'izindi santere, aho bihaye intego uku kwezi kwa gatatu ko bagomba kuba bararangije gutera amarangi bose. Baganiriye rero ku bijyanye n'umutekano. Nk'uko twahageze, abaturage bavuga ko bafite ikibazo ku mutekano, banababazwa n'uko bafata abajura babibye, babashyikiriza inzego z'ubuyobozi, bagahura n'ikibazo ko ubwo abo bajura ari bo babatanga mu rugo. Nk'uko rero uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari nawe yari arimo abwira abaturage, yabwiye ko impamvu iyo batwaye umusambo akabatanga mu rugo ari uko baba batagiye gutanga amakuru kuri RIB, kugira ngo habashe kuboneka ibimenyetso bifatika by'uko uwo mujura mu gihe agikekwa yashyikirizwa ubutabera, agaca mu mategeko, yahamwa n'icyaha agahanwa n'amategeko. Iyo rero batagiye gutanga amakuru, niyo mpamvu bamurekura kuko nta byaha aba ahamwa. Bakomeje kuganira ku mutekano, bagaragaza ko muri ino santere ya Dutera imbere hari agace bihaye karimo abantu bitwa insoresore z'urubyiruko ese n'abakobwa, aho bigize ibyihebe ari bo bita ngo ni indaya, ariko bo basigaye bariyise indatwa, aho bivugwa ko uwo mudugudu ako gasantere, aho bigaragara nk'isibo, biyise ngo ni mu gipolisi. Nta musivili rero wajya muri iyo sibo, kuko ngo irimo abajepe, abapolisi, ngo bafite amapeti atandukanye. Aba rero barimo basaba inzego z'umutekano zishinzwe gukurikirana umutekano wa buri muturage ko bagomba kujya bagera nk'aho hantu haba harimo udusantere, udukaritsiye tumeze gutyo, bakabasha kumenya ese aba bantu ni gute babasha kwigishwa bagasubizwa mu buzima busanzwe, kugira ngo ejo umutekano ukomeze kugenda neza. Bihaye intego rero ko ku itariki 7 bagomba kuba babukereye, kaza kwifatanya na bagenzi bacu mu bijyanye no gutangiza icyunamo ku nshuro ya 31. Bakomeje rero gushishikariza bagenzi babo kuba hafi, ndetse no gukomeza kubungabunga umutekano wa buri muturarwanda. Inasho Ayishakiye Boniface mu murenge wa Kabare mu kagari ka Kirehe. Hakizimana Emmanuel, Imbonera radiyo mu karere ka Kirehe umurenge wa Mpanga. Kuzigamira ku ntego, iyi niyo ntego yari ihuje abahinzi bateruye ibiti bivangwa n'imyaka mu mirima yabo, aho bari guhabwa amahugurwa na bamwe mu bakozi bafite amashyamba mu nshingano zabo. Bwana Ndabitegereje Matiyasi n'umukozi ushinzwe amashyamba mu murenge wa Mpanga, mu ijambo rye yaboneyeho umwanya wo gusaba abatereye ibiti kubibungabunga kugira ngo hirya y'ejo bizabashe kubagirira akamaro. Madamu Alice Mukamurangwa n'umukozi wa TREPA by'umwihariko Cordaid, yunze mu rya mugenzi we asaba abari bitabiriye ibiganiro kwita ku biti byatewe uhereye ku munsi igiti gishyiriwe mu butaka, kandi buri muhinzi akamenya umubare w'ibiti byatewe mu murima we. Aha hakaba hanavuzwe kuri zimwe mu ngaruka ziterwa n'iyangirika ry'ibidukikije, cyane cyane amashyamba. Zimwe muri zo harimo ibura ry'umwuka mwiza ukenerwa n'abantu ndetse n'ibindi biremwa, ibiza bitandukanye biterwa n'ibura ry'amashyamba ndetse n'ibindi. Aho abahinzi bavuze ko ibiti byatewe byitezweho inyungu nyinshi, harimo kubona inkwi zo gucana, umwuka mwiza, ubutaka ntabwo buzongera gutwarwa n'isuri, kubona ibiti byo kubakisha,
no kubona imbaho mu buryo bworoshye ndetse no kubona ibiti by'umushingiriro ku bishyimbo. Cyari kigamijwe ku bari bitabiriye ibiganiro ni ugushinga amatsinda hagamijwe kuzigamira ku ntego. Hanyuma abahinzi batereye ibiti n'umushinga wa TREPA ku bufatanye n'indi mishinga ndetse Leta y'u Rwanda by'umwihariko Minisiteri ifite mu nshingano ibirebana no kubungabunga ibidukikije. Madamu Alice Mukamurangwa yasoje ijambo rye ashimira abari bitabiriye ibiganiro, aho yabasabye ubufatanye, ubwuzuzanye muri byose kugira ngo intego zose zizabashe kugerwaho. Bityo gutera igiti no kukibungabunga bizabashe kurengera isi. Turabwire ko nyuma y'ibi biganiro handitse amatsinda agera kuri 18 ku baturage baterewe ibiti mu kagari ka Kankobwa ndetse n'akagari ka Bwiyorere ku buso busaga hegitari 418. Yari Hakizimana Emmanuel Mboni ya Radio mu karere ka Kirehe wari mu murenge wa Mpanga. Imboni ya Radio Izuba Bamuranje Makire afisa akarere ka Gatsibo umurenge wa Murambi. Kuri uyu munsi saa 9:30 nanyarukiye mu isoko ribera mu gasantere ko mu Kaje. Ubwo nahageraga nasanze ibiciro byari byamanutse bitewe no kubura amafaranga. Nahereye ku ibishyimbo byaguraga amafaranga ingemeri 1,200. Ngeze ku bigori kuwabijyanagayo bamuhaga 450, kubivanye bakamuca amafaranga 600. Ubwo usanga bibabaje cyane ku ngemeri bapimishiriza abantu baje guhaha cyangwa bagiye kugurisha. Iyo ujyanye ingemeri nk'eshatu wari uzi ko havamo 3 havamo 2. Izo ni imbogamizi ku bantu bajya gucuruza bajyanye imyaka ku bacuruzi mu isoko. Nakomeje ndagenda ngera ku binyobwa ingemeri amafaranga 2,000. Amashaza ingemeri amafaranga 1,500. Soya batandikiraga agakombe ikoro ya soya amafaranga 300. Nakomeje ndatambika ngera mu bitoki. Ko nasangaga igitoki kimwe ikiro bambwiye yuko ari amafaranga 350. Nakomeje ngera mu birayi wasangaga akadobo ari amafaranga 2,000. Abaje guhahaho bari bafite imbogamizi yuko ibiciro bimwe byagiye bizamuka ibindi bigahenda. Nageze ku mashishu rimwe rya amafaranga 200, amatoya yari amafaranga 100. Ikibazo cyari cyavutse cyane ni ikibazo ku nyanya. Inyanya enye yari amafaranga 200. Kagenda ukagera aho batanditse imbuto y'indimu imwe yari amafaranga 100 kandi ari utubuto dutoya. Amateke umutandiko wari amafaranga 500. Ibijumba umutandiko wari amafaranga 500. Ubwo naganiraga n'abari baje guhaha bavuze ko ikintu cyoroshye ari amateke n'ibijumba. Nubwo byabaga ari bitoya ariko wasangaga umutandiko ari mwinshi. Ibitunguru ikiro cya amafaranga 500. Umuceri nuko bisanzwe wa kigori igikombe cya amafaranga 550. Umuremure igikombe cya amafaranga 750. Ubwo usanga abantu babishimiye iryo soko ry'ikigoroba iyo bavuye nko gukora mu gishanga baza bagahahira muri iryo soko ribera mu Kaje. Barasaba yuko cyane cyane ziriya ngemeri bagabanya nibura bakajya bakoresha iminzani. Bavuga ko ingemeri zihohotera abahinzi. Imboni ya Radio Izuba Niyonize Andre akarere ka Rwamagana umurenge wa Gahengeri. Ni mu kagari ka Kanyangese umudugudu wa Gatenderi. Aho ndi kumwe n'abaturage bavuga ko hari ibikorwa remezo bitarabageraho, bityo bikabasubiza inyuma mu iterambere. N'abakiriye kuri mikoro za Radio Izuba badutangariza icyo kibazo bafite. Murakoze, nitwa Hategekimana Florien, nkaba ndi mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gahengeri akagari Kanyangese umudugudu wa Gatenderi. Tukaba dufite ikibazo cy'iterambere kandi ahantu hari iterambere buriya hagaragara neza cyane. Tukaba dufite ikibazo cy'umuriro amashanyarazi. Akagari ka Kanyangese
tukaba tubona ariko iyo santere dufite mu kagari ka Kanyangese yose, ariko tukaba nta muriro tubona, umuriro twarasigayemo hagati. Tukaba dusaba leta ko yadufasha ikaduha umuriro, cyangwa hari ibyo tugombwa wenda nkatwe nk'abaturage bahatuye, natwe tukaba twagerageza ariko leta ikadufasha, ariko natwe tukaba twabona umuriro tukabona iryo terambere. Uyu muriro ubagezeho mwawubyazwe umusaruro, ni izihe mpinduka zagaragara kuri mwe ku ruhande rw'imibereho yanyu ya buri munsi? Impinduka zo zirahari nyinshi. Impinduka za mbere, ngende umubyeyi, ndubatse, mfite umugore n'abana, abaturage turi kumwe nabo dufite mbega iterambere ni byinshi. Umuntu yakwiga, hari abana bize imyuga, kogosha, gusudira n'ibindi byose, kandi ahantu hageze iterambere hakagera n'abandi bantu, umuntu anasobanuka kandi ukagira n'ibindi byinshi umuntu yageraho bigiye bitandukanye. Murakoze cyane. Ndi kumwe n'urubyiruko narwo ruvuga yuko uyu muriro ubonetse hari byinshi byahinduka ku mibereho yabo no mu rwego rw'iterambere. Murakoze. Nitwa Shema Mugisha, nawe ntuye mu murenge wa Gahengeri, akagari ka Kanyangesi, umudugudu wa Gatenderi. Tukaba dufite ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi muri quartier dutuyemo, tukaba dusaba leta y'ubumwe ko yawutugezaho. Murakoze. Ese wize ibijyanye n'iki uyu muriro wawukoresha? Nize ibijyanye no kogosha, ariko kuri icyo kibazo cyo kubura umuriro w'amashanyarazi nkaba narabuze nyine uko natangira uwo mwuga kubera ikibazo cy'uwo muriro w'amashanyarazi. Murakoze. Murakoze. Amazina ni Ndacyayisenga Jean d'Amour, nanjye nkaba ndi urubyiruko, tukaba dusaba ko mwaduha umuriro umuntu akiteza imbere. Nanjye nize umwuga wo gusudira, ariko nabuze uko nabikora kubera nta muriro uhari. Murakoze cyane. Nk'uko mubyumvise, aba baturage barashima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ko hari ibikorwa remezo bagezeho, amazi barayabonye, ariko ikibazo kibakomereye ni amashanyarazi. Barasaba inzego zibishinzwe, ubuyobozi bw'umurenge wa Gahengeri, akarere ka Rwamagana, ndetse n'abafite mu nshingano REG, ko nabo babegera, hari n'uruhare babasabye nabo barushyiraho, ariko kugira ngo babashe kugera ku iterambere. Murare Emmanuel, imboni ya radiyo Izuba, imushikiri mu karere ka Kirehe. Aha turi ni mu kagari ka Rugarama, habaye inteko y'abaturage kuri uyu wa kabiri, aho twari kumwe n'abaturage ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye ku rwego rw'umurenge ndetse no ku rwego rw'utugari. Ahangaha rero turi kumwe n'abafashamyumvire bakorera muri dufatanye urumuri, bakora ibyiciro byinshi bitandukanye, aho bafasha abantu. Muri bamwe bakoze jenoside harimo abacitse ku icumu, hari abari barahunze kera, hari abahoze bari ingabo, ndetse n'urubyiruko rukomoka kuri ibyo byiciro byose. Hari abafunguwe, abo bose ni ibyiciro bahurije hamwe, hanyuma baganiriza mu rwego rwo kubaka amahoro cyangwa se kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Turi kumwe n'abafashamyumvire rero baturutse mu tugari dutandukanye, hari akagari ka Rwayikona, akagari ka Bisagara ndetse na Cyamigurwa. Turi kumwe na Mukabugingo, agiye gutangira tubwira mwebwe muri Rwayikona, isaba abantu barabyumva, ni ibihe byiciro mufasha se mwebwe mubikora mute? Twebwe mu kagari ka Rwayikona uko tubikora, twatumije inama. Nitwa Mukabugingo Justine, mu kagari ka Rwayikona. Nkaba ndi umufashamyumvire mu kagari ka Rwayikona. Umufashamyumvire rero icyo bisobanuye ni uko nafashije kugenda mpuza imiryango itarabanaga kubera urugendo rw'amateka yaranze igihugu cyacu. Noneho ngenda mpuza imiryango itarabanaga neza bitewe n'amateka ya jenoside, nyihuriza hamwe, nkora amatsinda y'abantu 15. Twari tumaze umwaka n'amezi hafi ngira ngo 6 dukora icyo gikorwa cyo guhuza abantu, ariko ubu ngubu tugeze ku bikorwa byo kwiteza imbere. Hari udufaranga dukoteza dukeya, umuturage w'umuhinzi uzi ko nta mafaranga agira, tugenda duteranya udufaranga dukeya tukagira ibikorwa byiteza imbere dukora, ku buryo dushobora kuzagira ikintu dusigarana muri urugendo rw'amateka twagiye tunyuramo. Yego, ayo matsinda rero, abo ibyo byiciro muhuza ni ibyiciro bimeze bite? Ibyiciro duhuza rero ni abantu bafunguruwe bari barakoze jenoside,
n'abantu bacitse ku icumu, n'uko umuntu aba yaragusahuye yarakwiciye umuntu, mukaza guhura mu matsinda mukiyunga mugasabana n'imbabazi. Noneho ubwo ngubwo mu mpande harimo n'abandi bantu batahuzwaga n'abandi batabanaga neza kubera jenoside, ariko ubu ngubu aka kanya muri ayo matsinda barabana neza. Yego, muri Rwayikona abantu barimo barabyumva. Ese ubona bimaze kubyara uruhe musaruro? Bimeze neza kuko duhana n'ibibyizi. Umuntu iyo arwaye turamugemurira, tumupangira isukari, tukajya kumuha umubyizi mu rutoki cyangwa tukamubagarira ibishyimbo. Mbese nta muntu uri muri iryo tsinda ushobora kugira ikintu atuburana mu gihe yagize ikibazo. Hanyuma inama wagira abaturage muri Rwayikona kuba bagana cyane cyane ayo matsinda yanyu ni iyihe? Inama nabagira ni uko amatsinda ya Dufatanye Urumuri yubaka amahoro mu buryo bw'amateka ya jenoside kandi avura ibikomere ku muntu bisigaranye muri iki gihe cya none. Turi kumwe na korodinateri w'umufashamyumvire ni mu kagari ka Cyamiguru, nagiye kutubwira mwebwe mubikora muto. Murakoze, amazina ni Fayida Rasheli, mu kagari ka Cyamigurwa, ndi umufashamyumvire. Nanjye ngendeye ku byo nasanzeho, hari abantu bari bafite amagambo akomeretsa cyangwa se asesereza. Mbona ko bikwiriye ko bagomba kwigishwa. Twarabasanze tubagira inama y'uburyo tugomba guhurira hamwe tukaganira mu bintu bijyanye n'isanamitima. Barankundiye dukora amatsinda kuko twagiye mu nteko, nabwo turasaba abantu bafite ibyo bibazo by'ihungabana ko tugomba guhurira hamwe tukaganira. Twahuriye hamwe turaganira rero, tuhuza ibyiciro bitandukanye: abakoze jenoside n'abarokotse jenoside, abafunzwe bafunguwe, abahoze ari ingabo, abatagira inkomoko ndetse n'abasahuye imitungo, n'urubyiruko rukomoka kuri ibyo byiciro navuze haruguru. Ubwo rero dushyira hamwe tukaganira ku mateka yaranze u Rwanda rwacu. Umwe akavuga ibikomere bye n'undi akavuga ibye, tugategana amatwi tukaganira, noneho tukagirana inama. Hari nka bamwe bumvaga ko nta bunyarwanda bukiriho, mbese ntaho amahoro yava. Twagiye tubaha imibyizi, abandi tukabasura, ufite icyo abuze tukamufasha. Bose ubu bagaruye umutima. Mbega muri Dufatanye Urumuri dufatanya kubaka amahoro, tugakora n'ibikorwa byo kwiteza imbere rwose. Muri Rwanyamuhanga se mubona barabyumva? Rwose barabyumva cyane, baranabikunda kuko amahoro yaragarutse. Ya magambo yisesereza ntayo nyumva. Mbega bose baba baharanira kubaka amahoro. Byabaye intero mu mudugudu wacu cyangwa se mu kagari kose, ibintu byo kumva Dufatanye Urumuri. Rwose abaturage bose bamaze kubyumva. Turi kumwe na Mukanyiko Kararisa, akaba ari we umuyobozi w'amatsinda yose ku rwego rw'umurenge. Agiye kutubwira mu tugari tugize umurenge wa Mushikiri tugera kuri 5. Wowe iyo ubibonye ubona amatsinda Dufatanye Urumuri abantu babibona bate cyangwa se babyumva gute? Rero amatsinda ya Dufatanye Urumuri twatangiye nyine ubona bigoye, ariko abaturage bagenda babyumva rwose. Aho bamaze kubyumvira barabikunda. Noneho byari bigoye kuba wenda umuntu yarakoze jenoside cyangwa yarasahuye imitungo afunguwe, akaba yaza mu itsinda agasangamo umuryango yahemukiye, byabaga bigoranye. Ariko ubu aho bigeze ku ntambwe nziza, barabyumva, turasurana. Mbese noneho iyo umwe agize ikibazo kuri mugenzi wacu wo mu itsinda, atari ukuvuga ngo ni uwafunguwe, ni uwarokotse jenoside, ni uwavuye hanze, mbese ibyo byiciro n'umusangwabutaka yabaga yemerewe kujya mu itsinda kuko ni umunyarwanda wese hafi akagera, kugira ngo turebe ko ese u Rwanda rwacu ruradushakira amahoro, umutekano, ko umunyarwanda yabaho, ese tubanye gute? Ubwo rero bitewe n'amatsinda njye uko mbibona mu tugari twose abanyarwanda tubanye neza. Noneho mu matsinda bigize bampugura muri International Red ku bijyanye no gukina tiyatire, ariko tugakina ibibazo rusange n'ubundi tubona bijyanye n'amateka. Noneho aho wajyaga imbere